Mu myaka 10 ishize ikigo cy'imisoro n'amahoro cyashyize imbaraga mu ngamba zo kuzamura iyubahirizwa ry'inshingano zo gusora binyuze mu bufatanye, imikoranire n'abasora ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bose. Mu gushyira mu bikorwa izi ngamba, ikigo cy'imisoro n'amahoro cyemeranya n'abasora ku bikorwa buri ruhande rusabwa gukora hagamijwe kuzamura uburyo bwiza bwo gusora. Ubu bufatanye butuma abasora bamenya imyitwarire ishobora kubagusha mu makosa ku buryo babasha kuyirinda hakiri kare. Ubu bufatanye kandi butuma dukomeza kwimakaza umuco wo gusora ku bushake, ari nawo musingi w'isoreshwa rikozwe neza kandi rirambye. Ni muri urwo rwego iyo hatangiye umwaka mushya w'isoresha, ikigo cy'imisoro n'amahoro kigeza ku basora ibyagezweho hashingiwe ku ngamba zari zarafashwe mu mwaka w'isoreshwa urangiye ndetse n'ibiteganywa mu mwaka ukurikiyeho. Muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku bikorwa na gahunda byateguwe bizafasha ikigo cy'imisoro n'amahoro kunoza iyubahirizwa ry'inshingano zo gusora. Binyuze muri gahunda yo kuzamura iyubahirizwa ry'inshingano zo gusora, imikorere nk'iyi yatumye ikigo cy'imisoro n'amahoro kibona umusaruro ufatika mu gukusanya imisoro kuva mu myaka ishize. Binyuze muri gahunda yo kuzamura iyubahirizwa ry'inshingano zo gusora twita Compliance Improvement Plan, RRA ikorana n'abasora hamwe n'abandi bafatanyabikorwa mu gusuzuma ibishobora gutuma badasora neza, bikaganirwaho mu buryo bweruye, bityo hakabaho kumvikana ku ngamba zafatwa kugira ngo inshingano zo gusora zubahirizwe uko bikwiriye. Ubu bufatanye butuma abasora bamenya imyitwarire ishobora kubagusha mu makosa ku buryo babasha kuyirinda hakiri kare. Ubu bufatanye kandi butuma dukomeza kwimakaza umuco wo gusora ku bushake, ari nawo musingi w'isoresha rikozwe neza kandi rinarambye. Imikorere nk'iyi yatumye tubona umusaruro ufatika mu gukusanya imisoro. Ari nayo mpamvu mboneyeho kubamenyesha yuko ku ntego twari twahawe na guverinoma y'u Rwanda yo gukusanya miliyari 3,795 na miliyoni 400 mu mwaka w'ingengo y'imari 25-26, RRA yakusanyije miliyari 3,956 na miliyoni 400, bingana n'104%. Hakaba hariho n'izamuka rya 27 n'ibice 7 byo tugereranyije uyu mwaka dusoje n'umwaka wawubanjirije. Mu isesengura ikigo cy'imisoro n'amahoro cyakoze cyabonye ko inzego zikeneye ingamba zihariye bitewe n'ibibazo byagiye bigaragaramo, haba mu misoro y'imbere mu gihugu cyangwa se muri gasutamo. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kigashimangira ko nubwo hari intambwe imaze guterwa, hari byinshi bigomba gukorwa kugira ngo kibashe kugera ku rwego cyifuza mu kubahiriza inshingano yo gusora ku bushake no kongera imisoro ikusanywa imbere mu gihugu. Iyi ntego ikazagerwaho ibikorwa byose bigamije kunyereza cyangwa gutubya umusoro n'ibihagurukirwa, kandi uruhare rw'abasora neza narwo ni ngombwa muri uru rugamba. Umuntu waguze ntasore akanyura mu nzira zitemewe akinjiza ibicuruzwa mu gihugu, cyangwa umuntu ucuruza, sinangomba ko ari smuggling, umuntu ucuruza hano mu gihugu akaba adatanga inyemezabuguzi ya IBM, ntagashobora gucuruza nk'umuntu wanyuze mu buryo bwemewe bw'amategeko. Niyo mpamvu havuka ubusumbane. Ubwo busumbane rero buteza ibindi bibazo, ari na mpamvu twavuga ko tugomba kubyirinda. Uwo muco ntago ari mwiza. Iyo urebye umucuruzi buri umusoro yishyura n'umusoro ku nyungu. Umucuruzi utakoze inyungu ntagasora, ariko wakoreye inyungu arasora, agasorera akatangaho 28% y'iyo nyungu. Wagize igihombo ntagasora. TVA yawe yayishurwa n'umuguzi wa nyuma. Wenda ibindi ni imisoro ku bihembo, aha abakozi nabyo bikurwa mu nyungu ze, bivuze ngo
bigabanya inyungu akwiye gusorera ku musoro ku nyungu. Ariko iyo urebye hari abantu bamwe badashaka gusora bigatuma bamwe ari basora. So iyo hasoze bakeya nabyo bituma tutagera kuri rya terambere twifuza. Ariko abantu bose nibatangira kumva akamaro ko gusora, kuko hari abo tubona bataratangira kumva neza inshingano zabo mu misoro, hari abandi babyumva ari nabo benshi batazemera abatabyumva gukomeza gutyo. Ariko turifuza yuko buri munyarwanda wese, haba umucuruzi akumva inshingano ze mu gusora, ariko n'umuguzi akumva uburenganzira bwe bwo kwaka inyemezabuguzi, kuko nibwo buryo bwonyine bwo kongera no kurinda umusoro. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda yo guteza imbere kubahiriza inshingano zo gusora mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2026 2027, inzego zagaragajwe ko zikeneye umwihariko zizibandwaho. Tuzibanda ku nganda, urwego rw'ubwikorezi n'ububiko, urwego rw'ikoranabuhanga n'itumanaho, urwego rw'abanyamyuga, urwego rw'uburezi, urwego rw'ibijyanye n'inyubako twita real estate, ubwubatsi n'izindi nzego nka hospitality cyangwa ubukerarugendo. Muri gasutamo tuzibanda ku batumiza mu mahanga ibicuruzwa bifite ibyago byinshi byo kuba tubahiriza amategeko, twita risk products. Abatumiza ibicuruzwa mu bihugu bigaragaramo impungenge nyinshi zo kutubahiriza amategeko, twita risk origin cyangwa ibihugu dufata nka risk. Gushingira ku bipimo byihariye mu kugaragaza ahari ibyago byinshi binyuze mu micungire y'ibyabangamira imikorere ya za gasutamo. Tuzarushaho no kwegera abunganira abasora muri za gasutamo, twita clearing agency. Ikigo cy'imisoro n'amahoro gishimangira ko uruhare rw'abasora rugaragara mu iterambere ry'igihugu, ari nayo mpamvu ababigiramo uruhare bose bakwiye kubishimirwa. Nshimire n'abasora by'umwihariko, kuko ibi tuba dutangaza nibo babitanze, ni uruhare rwabo. Nubwo twagaragaje abatitwara neza, ni inshingano zacu kugira ngo tubigishe, tubabe hafi nabo bahinduke. Ariko tunashimire n'abafatanyabikorwa bacu bandi dukorana umunsi ku wundi baba baradufashije kugira ngo izi inshingano zibe twazigeraho, kandi tubizeza yuko tuzakomeza gukorana neza n'abasora, tubabe hafi. Nta mpamvu uyu munsi umucuruzi yakaba yagira impungenge mu gusora. Abasora bose basabwa kubahiriza amategeko agenga isora n'isoresha, aho bagize ingorane bakegera ibiro by'ikigo cy'imisoro n'amahoro aho biri hose mu gihugu, kugira ngo kizabashe kugera ku ntego cyahawe mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2026-2027 yo gukusanya miliyari 4,640 mu misoro yo ku rwego rw'igihugu na miliyari 165.9 ku misoro yeguriwe uturere. Aya mafaranga yose hamwe yazafasha mu guhaza ingengo y'imari ya miliyari 7,796.3 ku gipimo cya 61.6%, bikaba bigaragaza uruhare rukomeye mu kubahiriza inshingano zo gusora bigira mu guteza imbere imibereho myiza n'iterambere ry'ubukungu. Shuti bakunzi, mwari mudukurikiye, aha niho dusubikiye ikiganiro cyacu cya none. Abakeneye ibindi bisobanuro mwatwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo 3004.